Muraho neza abakunzi b'ibiganiro byacu, abakunzi ba channel yacu, hano tuvugira ibiganiro bivuga ku buzima. Twagarutse rero nanone mu kiganiro cyo kurengera ubuzima, aho uyu munsi tuje kuvuga ku ndwara y'ibyinyo. Nyamuneka ababyeyi cyangwa se nawe nimba uteganya kubyara, wegere hino uwumve iby'iyi ndwara, kuko indwara y'ibyinyo ni indwara ababyeyi benshi bagiraho ibibazo bitandukanye, kandi akenshi ugasanga bahohoteye abana ngo bagiye kubicisha. Akaba ariyo mpamvu nafashe umwanya wo kugira ngo mbaganirize kuri iki kintu. Nyamuneka rwose ntimukabyongere. Babyeyi rero mube hafi, mwumve ikiganiro cyiza kirebana n'abana banyu, kandi utarakora subscribe nyamuneka ayikore, dukomeze twubake umuryango mugari warengera ubuzima kuri channel yacu Miss Theone. Uri kumwe rero na muganga Theophila nk'ibisanzwe muri bya biganiro byacu byiza bigira abantu inama ku bijyanye n'ubuzima. Ubusanzwe rero ibyinyo ntago ari indwara, ahubwo ibyinyo ibyo ababyeyi benshi bita ngo ni ibyinyo, ni igihe umwana aba ashaka kumera amenyo, noneho ibinyigishi kino kinyama kizaho amenyo kigatangira kubyimba. Cyatangira kubyimba rero umwana akanababara, agatangira kujya yonka, yaba ari konka agashinga ku ibere rya mama we akanamubabaza. Ababyeyi benshi rero bagatangira kuvuga ko yarwaye ibyinyo. Ibi bintu bikunze kuba hagati y'amezi 6 na 24 cyagiye umwana amera amenyo. Gusa hari nabo biza mbere ku mezi 4 bitewe n'uburyo umwana imikurire cyangwa se imisemburo ye ikora cyane. Ibi rero akenshi ababyeyi benshi usanga umwana yagize impinduka zitandukanye, rimwe na rimwe ugasanga afite ububabare, hari abagira ingorane ugasanga umwana agize n'akadiyare, abandi ugasanga bari kugira umuriro. Ugasanga rero ibingibi ababyeyi biba bigizeho imbogamizi zikabije. Rimwe na rimwe aho kugira ngo baze kwa muganga tubafashe, ugasanga ahubwo bagiye muri babaganga bandi bo mu giturage ngo babica cyangwa se ngo babikura, ugasanga bagiye kwangiza umwana. Uyu munsi rero ndabigusobanurira neza, ubisobanukirwe, wumve ibyinyo ibyo ari byo, wumve uburyo kino kwa muganga rwose tugufasha umwana akamererwa neza, ahubwo ugategereza igihe umwana azamerera amenyo. Dore rero ibimenyetso umwana agira cya gihe wowe uri kuvuga ngo yarwaye ibyinyo. Ibi bimenyetso nubibona ku mwana wawe, ntuzagire ubwoba, ntuzatinye, ntuzumve ko agiye kurwara ibyinyo, ahubwo uzumve ko ari intangiriro nziza, ari urugendo rwiza atangiye rwo kwitegura kumera amenyo asanzwe. Ikintu cya mbere ni uko umwana aba yumva ashaka guhekenya. Kwa gushaka guhekenya rero nuko hari ububabare ari kugira hariya mu binyigishi bye, agahita yumva ashatse guhekenya mu rwego rw'uko yakagabanyije ububabare. Ikindi, abana benshi muri kiriya gihe bata inkonda, byo twita drooling. Uko guta inkonda rero nabyo akenshi usanga bibateza n'izindi ngorane nko kurwara inkorora, bitewe na ya matembabuzi menshi ari kujya mu kanwa, ugasanga umwana atarwaye n'inkorora ariko mu buryo budakabije. Icya gatatu rero nuko usanga umwana ari kubyimba umunwa, ugasanga ku munwa w'umwana habyimbye. Ibyo rero ababyeyi iyo mubibonye muhita mugira ubwoba, mugatinya cyane. Ikindi kikunze kubaho ni uko usanga umwana ari kubabara, rimwe na rimwe akagira n'umuriro, ariko akagira umuriro udakanganye, utari mwinshi cyane. Hari n'abagira utubazo two kugira utudiyare, ugasanga umwana atangiye kwituma nabi, rimwe na rimwe akarira cyane, ntasinzire neza, kandi koko birumvikana ntago yaba ari kubabara ngo asinzire neza. Gusa ibi byose ntago ari ibintu ugomba kugana muri ba baganga nyine banyu bo mu giturage ngo ugiye gucisha ibyinyo. Ahubwo ibi ngibi uza kwa muganga iyo wabonye bikabije, umwana tukamuha imiti imugabanyiriza ububabare, umwana akagenda akamererwa neza, agategereza ko igihe cyo kumera amenyo kiza. Ibyo rero mwita ibyinyo, ibyo ababyeyi bita ibyinyo, ntago ari indwara, ahubwo ni process cyangwa se nabyita ko ari urugendo umwana wese agomba gukora, kuko ndetse nta n'imiti bisaba, keretse igihe ubona twa tumenyetso nakubwiye dukabije tubaye twinshi, nibwo uza kwa muganga
tukamuhereza imiti imufasha. Nyamuneka rero reka nizeye ko ababyeyi inshuti zanjye munkurikira mutazongera kujya gukora aya makosa yo gucisha abana ibyinyo. Impamvu rero ndi kubikubuza ni iyi ngiyi. Ababyeyi benshi bajya gukoresha ibi bintu, bamwe babikora mu buryo butemewe, kuko ababikora nta burenganzira bafite bwo kuvura, ahubwo babikora mu buryo nyine bwa gakondo bwabo butemewe, rimwe na rimwe ugasanga byangiza umwana. Hari n'ingaruka zimwe na zimwe ngiye kukubwira abana benshi bakuramo, ahubwo ugasanga nyuma bamuzanye kwa muganga yamaze kugira za ngaruka, umwana afite ububabare bukabije agatangira kwitabwaho mu gihe yamaze guhura n'ingorane. Nyamuneka kora subscribe nimutarayikora, inama zacu ntizikagucike. Ingaruka ya mbere umwana ahura nayo rero ni ukuba yakwandura indwara zitandukanye, na cyane ko biriya byuma bakoresha ntabwo wizeye nimba bifite isuku ihagije, ntabwo wizeye sterilite yabyo. Niyo mpamvu usanga bamwe bashobora kwanduriramo ubwandu bwa virusi itera sida, abandi bakanduramo virusi zandurira mu maraso, abashaka kugira za sepsis, hari abanduriramo za hepatite. Ni indwara nyinshi abana banduriramo biturutse ku kujya kubacisha ibyinyo. Wowe mubyeyi dukurikiye rwose utwandikire muri komenti utubaze aho wumva udasobanukiwe ku kintu kijyanye n'ibyinyo, turagufasha gusobanukirwa neza. Ikindi, abandi bagira ibibazo byo kubura ibyinyo nyakuri. Nubwo nimba agiye ya nyama bakayica ngo iri kubabara, bakuyeho inyama yagombaga kumeramo y'amenyo. Umwana aragira bya ibisebe bibanze bikire kugira ngo hantu hongere hakure, ya nyama yongere ikure kugira ngo izameremo amenyo. Rimwe na rimwe iyo bakuyeho iriya nyama twita gum pad, iriya nyama ikavaho, bishobora no gutuma amenyo ye akura nabi igihe azaba yakuze. Ni byiza rero ko ibi bintu tutabikora, kuko rwose byangiza abana. Ababyeyi mu byumve, ni uguhohotera umwana, ni ukubabaza umwana, kandi rwose iriya atari indwara yari arwaye. Ikindi kibazo ni uko akenshi umubyeyi yaje kwa muganga uranamusobanurira ukamuha uduti tw'ububabare tugabanyiriza umwana ububabare, ariko akagenda abandi bakamugira inama nyinshi zitandukanye, zimwe ziyobya umuhigi, ugasanga se afashe imyanzuro agiye kubabaza umwana, agiye gucisha ibyinyo. Indi ngorane rero abana bahura nayo ni ububabare no kuva cyane. Hari abagira ibibazo byo kuva cyane, bakagira ibibazo bya anemi, ugasanga byabateje ingorane zikomeye, bakaza kwa muganga bameze nabi. Hari n'abandi bagira ibibazo byo kurwara ibisebe mu kanwa, abandi bakagiramo ibintu by'ibibyimba mu kanwa. Kubera iki? Bya byuma byakoreshejwe ntabwo byari byizewe isuku yabyo. Bamwe bakagira ama infection runaka mu kanwa. Hari n'abagira ibisebe bikazananga no gukira rwose, umwana akabirwara igihe kirekire. Ntabwo ari byiza rero. Ikintu cyose ubonye kidasanzwe, haba ku mubiri wawe, haba ku mwana, haba ku nshuti, ku muvandimwe, nyamuneka gana muganga akurebere, akumenyere ari ibiki, akumenyere impinduka zabaye. Ntatinze rero, ntabwo ari byiza ko ababyeyi mwitiranya indwara. Umwana ashobora kurwara ukabibona, ariko nawe ukanagenzura ukibaza se byagenze gute, ukajya wabona ugafata imyanzuro ukaza kwa muganga. Niba kandi ubona utabisobanukiwe nabwo, ngwino kwa muganga, twe turagufasha kubisobanukirwa. Hari abandi babona umwana afite ibyo bimenyetso bagahita bibwira ko ari ibyinyo koko. Ndizera yo guhera none utazongera kugira iyo confusion, utazongera gutekereza ko ari ibyinyo, utazongera kwibwira ko ugomba kujya kubicisha, ahubwo uzahita wibuka ko nakubwiye ko ari urugendo rwo kumera amenyo rw'umwana. Nyamuneka rwose mubyeyi udukurikiye, mubyeyi ukunda ibiganiro byacu, ugerageze iki kiganiro ugisangiza abandi babyeyi, kuko iyi ni indwara ababyeyi benshi mu giturage, mu mijyi, ahantu hose usanga bavuga, baganira, bagira abandi inama ku bijyanye nayo, ku buryo uba ubona biteye impungenge zikomeye. Mu kiganiro cy'ubutaha rero nzababwira ku kintu kijyanye n'icyo bita icyo mu mutwe. Hari indwara ababyeyi bita ngo ni icyo mu mutwe, waba uri iruhande rw'ababyeyi baganira ukabumviriza, ukumva umwe ari koshya undi ngo umwana yawe arwaye icyo mu mutwe, ngo kora ibi n'ibi n'ibi n'ibi,
ngo azakire. Rero nayo nzayibabwiraho, mbabwira uburyo mwakwitwara igihe ubonye ibimenyetso bimwe abandi babyeyi bakubwira ko umwana arwaye icyo mu mutwe. Musongere mubane nanjye rero, musongere mudukurikire mu kiganiro cyacu cyiza, mu biganiro byacu byiza bivuga ku buzima, aho tugira abantu inama uburyo bakwitwara, uburyo bakwitwararika mu kiganiro cyarengera ubuzima. Mukomeze mugubwe neza, nyamuneka nkomeza mbashimira ubufatanye bwanyu, nkomeza mbashimira kubana natwe buri munsi. Ni ukuri biradushimisha kandi bituma twizera ko hari abantu mwumva inama z'ubuzima, hari abantu mukurikirana iby'ubuzima, kandi twizeye ko mumerewe neza, muguwe neza. Uwiteka akomeza abarinde, akomeza abiteho, abahaze imigisha, abarengere muri byose. Ni ukuri nibyo tubifuriza. Nyamuneka rwose ntimukarware, mujye mubona imbaraga zo kuza hano muturebe, mutwumve, mudutege amatwi. Nibyo tubifurije.